Yesu nashimwe, amahoro y'Imana nabane namwe muri iki gitondo, nimugubwe neza muri Yesu. Rero mbibutse ngo ni ibintu byo gushimira Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana iremye umunsi ngo tuwishimiremo. Sinzi uko ubyutse. Ushaka kubyukanya ibibazo bitandukanye, ushaka kubyutse urwaye, ushaka kubyutse wumva inkuru mbi, ushaka kubyutse uri amahoro, biratandukanye. Abaririmbyi nibo baririmbye neza baravuga ngo ubwo nibwo bumana bwayo. Imana ishimwe. Bamwe bararya abandi bagasonza, ubwo nibwo bumana bwayo. Bamwe baravuka abandi bagapfa, ubwo nibwo bumana bwayo. Rero ntago twebwe turi ibibumbano, ntago twabaza watubumbye ngo kuki ubyutse ukora ibi ngibi, ahubwo reka tumushime kuko nibwo bumana bwayo. Imana nihabwa icyubahiro. Ushobora kubyutsa ufite wumva wabwira Imana ngo kubera iki bingibi, kubera iki bingibi, kubera iki bingibi, ahubwo reka nkubwire ngo yibwire ngo wakoze Uwiteka Imana, urashaka kunyigisha iki? Haleluya. Yibwire ngo urashaka kunyigisha iki muri iki gitondo? Ese urashaka kumbwira iki? Ese ko mbyutse nda amahoro masa, niri Yesu mushaka kunyigisha? Ese ko mbyutse mfite ibibazo, niri Yesu mushaka kunyigisha? Ese ko mbyutse numva inkuru mbi, washakaga kunyigisha iki? Uyu munsi rero Imana ibifite icyo ishaka kukwigisha. Umwami Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu ni umwami kandi Yesu ni uwacu. Turi mu isi turayigendamo nk'abashyitsi n'abimukira, turajya mu gihugu cyo mu ijuru. Uko bukeye n'uko bwije tuba twegera iwacu, tuba twegera muri gakondo, tuba twegera umwami wacu Yesu Kristo. Yaravuze ngo sinasiga ntababwije ukuri, mu rugo kwa data hariyo amazu menshi, iyo abadahari mba mbibabwiye yuko ngiye kubategurira ahanyu, ariko kuko ahari ni ukugira ngo aho ndi namwe ariho muzaba. Rero buri munsi buri gitondo tuba twegera gakondo. Uko bukeye tuba twegera gakondo. Iyo wegera gakondo nawe urabyumva, uba wegera no gutaha. Yesu nashimwe cyane. Tunejejwe rero nuko uyu munsi wuduhaye ngo twegere hafi aho muri gakondo yacu, kandi tuzagerayo. Nimuhumura abera tuzataha. Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo tunyura mu isi atari iyacu, iyo utari iwanyu biragora, birababaza, niko bimera. Iyo umuntu atari iwabo birababaza. Iyo ucumbitse ugomba kwitwararika, ugomba kwigengesera. Nimba ari inzu utuyemo, nimba ari aho bagukodeshereje, nimba ari ibintu baguhaye, ikintu cyose ucumbitsemo, nimba ari n'imyenda watiye, ugomba kuyambara wigengesereye. Nimba ari n'inzu ucumbitsemo, ugomba kuyitwararika, kubera yuko turi abashyitsi, turabimukira mu isi. Iyo igitondo kigeze rero tubwira iwacu, twabwira ngo mutwitegure, turi hafi. Haleluya. Turimo turaza. Imana ishimwe. Hari abatubanjirije badutanzeyo, rero natwe turi mu nzira twegera iwacu muri gakondo. Nta kabuza rero iri cumbi tuzarirangiza. Paul niwe wavuze ngo ibyaremwe byose biraniha, binihishwa n'ububata byashyizwemo, gusa nyine twese twiringiye yuko tuzabukurwamo n'umwami wacu Yesu Kristo. Nimuhumure abera tuzataha. Mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Turi muri cya kiganiro nanone buri gitondo hamwe na Yesu. Buri gitondo hamwe na Yesu ni ikiganiro kigufasha kwirirwa uri kumwe na Yesu, ukumva uranezerewe, ukumva uri mu ruhande rw'Imana. Kandi aha mbibutsa yuko tukiri kuri za mpamvu uzamenya zigatuma ubaho ubuzima butagira ubwoba, zigatuma ubaho ubuzima bunesha ubwoba. Nubwo ibigutera ubwoba utazabibura, ariko reka nkubwire ngo haracyariho yuko wabaho ubuzima bugenda hejuru y'ubwoba, udasubiye inyuma, aho guhangana n'ibyo uri kunyuramo. Ni mpaka tukagera i Kanani. Umwami Yesu naduhe umugisha. Ibi rero tugiye kuvuga uyu munsi nanone, nubimenya uzongera ubeho ubuzima buhagarara hejuru y'ubwoba bukabunesha. Reka turebe mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse mu gice cya 5, turareba ku murongo wa 7. Haravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko data amen, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo Yesu. Izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga, nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware ni bibe byayo iteka ryose. Amen. Icyubahiro n'ubutware ni bibe by'Imana iteka ryose. Amen. Nuko nk'uko tubibonye
Petero yaranditse aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwebwe. Kwita ku muntu, umwimerere w'ijambo uvuga iki? Kwita ku muntu ni ukwicara ukareba ibyo akeneye byose wataratekereza ko abikeneye, hanyuma ukabimuha. Amen. Kureba ibyo umuntu akeneye niwo mwimerere w'ijambo kwita, ukareba ibyo umuntu akeneye wataratekereza ko abikeneye, hanyuma ukabimuha. Dufate nk'urugero, iyo bavuze ngo umugabo yite ku mugore, bivuga ngo niyicare arebe ibyo umugore we akeneye. Ese akeneye iki? Mu myambarire akeneye iki? Mu kurya akeneye iki? Muri kaye akeneye iki? Mu bintu byose bitandukanye. Hanyuma umugabo abiprovidinge, abimuhe, umugore ataranatekereza yuko yari abikeneye pe, ataratekereza ko yari akeneye guhindura isakoshi, ataratekereza ko yari akeneye kwambara urukweto rushya, ataratekereza ko yari akeneye imodoka nziza, ataratekereza ko yari akeneye kubwirwa amagambo y'urukundo, umugabo abitange. Nicyo bita kwita, umwimerere w'ijambo. Rero Imana nayo ijambo ryatubwiye ngo tuyikoreze amaganya yacu yose kuko yita kuri twebwe. Amen. Kuko yita kuri twebwe, imenya ibyo dukeneye twebwe tutaratekereza ko tubikeneye. Niyo mpamvu ari alufa ikaba omega, ni itangiriro ikaba n'iherezo. Imana ishimwe cyane. Imenya ibyo twebwe tutaratekereza ko dukeneye. Nimba iri alufa ikaba na omega, ikaba itangira ikaba n'iherezo, ni ukuvuga ngo yo ejo hashize n'ejo hazaza birangana. Nta kibazo kirimo. Imana rero iratubwira ngo, ijambo ryayo riratubwira ngo tuyikoreze amaganya yacu yose, uyibigire. Ubwira ati rero umva Mana, ejo byari bimeze bitya, uyu munsi bimeze bitya, ibinganyisha nibi, ibintera ubwoba nibi, ibinduhije nibi. So rero ijambo riraguha garanti, yita ku maganya yawe. Amen. Haleluya. Imana ikwiteho, Imana ikwiteho muvandi. Imana yite ku maganya yawe, Imana yite ku birimo bikuriza, Imana yite ku birimo bigutera ubwoba, Imana yite ku biguhangayikishije, Imana yite ku bintu byawe byose ibitarimo bigenda. Abantu benshi bariyahuye kubera kwikorera amaganya yabo ubwabo. Abantu benshi bishyize mu kagozi kubera kwikorera amaganya yabo ubwabo. Abenshi bamanutse ku mayitaje kubera kwikorera amaganya yabo ubwabo. Abandi bayikoreje abantu barabavuga birangira bimanitse. Abandi bayikoreje abavandimwe, abananiye babona ko umuntu ntacyo avuze. Abandi bayikoreje inshuti, byanze baranashwana. Ariko Bibiliya ni ijambo ritavangiye, iravuga ngo ikoreze Uwiteka amaganya yawe yose kuko yo izi ibyo ukeneye utari wabimenya. Muri ayo maganya yayamenye utarayageramo. Amen. Kuko ni omega ikaba na alufa, izi byatangiye, izi ntibyarangiye. Yesu nahabwa icyubahiro. Twavuze ngo dukunda gukoresha ijambo ngo Imana ni provide, Imana niyo itugenera buri kintu cyose. Twabonye ijambo rero yuko tugomba kwikoreza amaganya yacu yose kuko yita kuri twebwe. Tugomba kwikoreza amaganya yacu yose kuko Imana yita kuri twebwe. Hanyuma rero ijambo ryatubwiye ngo twirinde ibisindisha. Mu kintu gisindisha nabonye ni amaganya. Amaganya arasindisha. Wajyaga mu rugo iwawe ukahayoba, ibibazo birasindisha, ugatega itagisi itajya iwanyu. Ibibazo birasindisha, ukanyura aho utagombaga kunyura. Ibibazo birasindisha, ukibagirwa n'izina witwa. Umuntu yanaguhamagara bikagutungura. Ibibazo birasindisha, twabivuze, ku buryo ufata umugozi ugashobora kwimanika. Ibibazo birasindisha. Yesu, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwirinde ibisindisha. Mwirinde ibisindisha, mube maso. Ugira ngo impamvu Bibiliya ivuga kubyirinda ni uko bihari. Nkunda kuvuga ngo hari ibintu biba bihari bigutegereje. Ibisindisha ntago wabibura. None se waba wakennye icyo ntikigusindishe? Waba umugabo yagukubise mu rugo cyangwa wagize ibibazo bitandukanye, icyo si igisindisha bavandi? Cyangwa se mu kazi bakwirukanye ugira ngo ntiwataye ubwonko, ufite ikiyobyabwenge bita kubura akazi, ubwonko bwatakaye. Ariko Bibiliya ivuga iki? Baravuga ngo mwirinde ibisindisha. Impamvu hano kwirinda, kwikontorora, mwikontorore, mwirinde ibisindisha, ngibyo birahari. Biteretse imbere yawe, ndetse bishobora kuba biri no muri wowe imbere, ariko ntibigukontorore. Imana ishimwe, niki ijambo rivuga. Ntibigukontorore, iki gisindisha ntikigukontorore. Ubushomeri bwawe ntibigukontorore, kuba ufite ibibazo bitandukanye ntibigukontorore. Twatangiye tuvuga ngo ugomba kurwana ku buryo ujya hejuru y'ubwoba.
ubuzima butarimo ubwoba, ubuzima bunesha ubwoba, nibwo buzima bw'abantu bakomeye muri iyi si, nibwo buzima bw'abantu bashobora guhangana n'ikibazo bigakunda. Hano rero twabonye ko kwirinda ibisindisha ni uguhagarara hejuru y'icyagombaga kugusindisha. Kirahari, ushobora no kuba wakinyoye ariko ukavuga ngo no, ntabwo uri bunsindishe, ntabwo uri buntakarize ubwenge, ngomba kubaho ubuzima bwanjye buri mu mahoro. No mu gihe cy'imiraba myinshi ngomba kubaho ubuzima buri mu mahoro. Yesu rero atugirire neza. Ijambo ryatubwiye ngo twirinde ibisindisha kandi tube maso. Iyo wasinze ntuba maso, iyo wasinze ntushobora kubona, kuko umurezi wacu Satani arazerera nk'intare ashaka kuhaconshomera. Uwasinze wese arazerera akamuconshomera. Iyo wasinze uryama aho ubonye, iyo wasinze wakora iki ntacyo utakora, iyo wasinze uba wataye isoni. Rero no mu buryo bw'umwuka niko bimera. Iyo amaganya wayahaze, wayasinze, iyo ibibazo wabyakubanye birebire, ushobora kwiba, ushobora gukora ibintu byose bitandukanye. Ariko Bibiliya iravuga ngo mwirinde ibisindisha. Hari umuntu uzerera ashaka kumira abasinze, hari umuntu uzerera ashaka kumira. Yesu yabwiye abantu aravuga ati mwirinde ntimugwe ivutu ry'ibibazo by'iyi si mukabisinda mukagwa ivutu. Oya, mubyirinde ntihagire ubagusha ivutu ry'ibibazo. Ushobora gusinda Satani akakuramasa, akagutoragura, kuko arazerera nk'intare areba abasinze. Wa mubyeyi we, nubona wasinze ujye ubwira Yesu ati ntabara, impa antidote, nkuramo buno businzi, nkuramo buno bumara. Ndumva nasinze cyane, nasinze urushako, nasinze ibibazo byo mu kazi, nasinze isi, nasinze business itagenda, nasinze igihombo cyo muri banka, nasinze credit banki magaze hejuru, ndumva nasinze. Nkuramo buno bumara kuko ni wowe niringiye. Imana ishimwe cyane. Twavuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, aho kugira ngo usinde ujye wikuramo ubwo bumara, ubikoreze Yesu, ubyikoreze Kristo Yesu. Ngo twirinde ibisindisha rero tube maso, kuko arazerera ashaka kubaconshomera. Tumurwanye dushikamye kandi dufite kwizera gukomeye. Muzi ko abera benshi duhanisha imibabaro, dufite kwizera gukomeye. Ndagira ngo nsoze aya magambo nanone mbabwira ngo kwizera ni ingabo inesha ibyago, ni ingabo inesha amakuba. Ubuzima bwuzuye kwizera ni ubuzima buba mu mahoro. Uyu munsi nongere nkwifurize kubana na Yesu no kugubwa neza, no kwirirwa utanyoye, nunanywa ntusinde. Ndavuga uburyo bw'umwuka. Ushobora guhura nabyo ukikanga wabigezemo ibibazo, ariko ugende hejuru, ntibigutwara ubwonko, ubwo bumara ntibukwinjiremo. Usabane na Yesu kuruta byose, umwikoreze amaganya yawe. Shalom, ndabakunda. Imana ijya ibana namwe, kandi umunsi iki gitondo ubane n'Imana, ube mu mahoro. Ndabasengera kugira ngo umwuka wera abamaremo ubusinzi, abamaremo ibyo bituma musharirirwa, abahereza ubuzima bwiza. Shalom, shalom, shalom. Yesu nabaha umugisha.